Ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yanjye nitwa ARSENE BENGE. Ndi umukozi w'Imana ukorera umurimo w'Imana hano mu Rwanda. Nkaba ndi umutumirwa w'Ijuru Ririho TV uyu munsi wa none, tukaba tugiye kuganira ijambo rivuga ngo hamagara hari uwakumva. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Yobu ibice 5 umurongo waho wa mbere. Dusome mu izina rya Yesu. Hamagara noneho hari uwagusubiza, uwo mubera watabaza ni uwuhe? Tugiye gusoma kandi ijambo ry'Imana riboneka muri gitabo cya Marko ibice 10:46 turageza ku murongo waho wa 52. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Nuko bagera i Yeriko, akivana i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Barutimayo, umusezi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari uje, aherako arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi mbabarira. 48. Abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati, mwene Dawidi mbabarira. 49. Yesu arahagarara arababwira ati, nimumuhamagare. Bahamagara impumyi, barayibwira bati, humura, haguruka, araguhamagara. Nayo ita umwenda wayo, irabaduka yegera Yesu. Yesu arayibaza ati, urashaka ko nkugirira nte? Iyo mpumyi iramusubiza iti, mwigisha, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati, igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka, amukurikira mu nzira. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Twari turimo kuganira ijambo ry'Imana, turangije gusoma amagambo y'Imana meza cyane. Ijambo ry'Imana, umutwe w'ijambo nakubwiye ngo uravuga ngo hamagara hari uwakumva. Kuvuga ngo iyo uhamagaye hari umuntu ugomba kukumva. Uwo muntu ninde ugomba kukumva? Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Hari abantu benshi cyane bibwira ko bashobora guhamagara kuri telefone, wahamagara anko wawe akakubwira ngo uyu munsi none ntago nabashije kuboneka. Wahamagara tantine akakwereka ko ntabwo yarayifite ariko akakwanga kugufata. Hari igihe ushobora guhamagara na papa wawe uri mu kibazo kigukomereye cyane. Haleluya. Ushobora guhamagara na papa wawe uri mu kibazo kigukomereye cyane, ariko akakwirengagiza, akanga gufata telefone. Ariko hari igihe ushobora guhamagara na mama wawe wakubyaye, inshuti n'abavandimwe babandi mwiganye, ukabahamagara kuri telefone bagakubwira ngo uyu munsi none turi bize, wenda uragerageza hanyuma. Haleluya. Ariko hari umuntu dushobora guhamagara uri hejuru ya byose. Hari umuntu dushobora guhamagara ufite imbaraga. Hari umuntu dushobora guhamagara udashobora kutwirengagiza. Hari umuntu dushobora guhamagara agahita twitaba ku kanya. Hari umuntu dushobora guhamagara akumva ijwi ryacu buryo turi gutaka. Haleluya. Umva nkubwira uyu munsi wa none hari ijambo nakuzaniye rivuga ngo hamagara hari uwakumva. Hari abantu benshi cyane batazi guhamagara Imana. Aho kugira ngo bige guhamagara Imana, bakinginga abapasiteri, bahura n'ikibazo bakirukangira abapasiteri, bakirukangira abashumba, bahura n'ibigeragezo bakirukangira abashumba. Ahubwo reka nkubwire ngo ijambo ry'Imana ravuga ngo umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri kugira ngo buri muntu wese agere gute? Yigerereyo. Haleluya. Umva nkubwire uyu munsi wa none ijambo ry'Imana rirambwira neza ngo twese twahawe ubuntu bwo guhamagara Imana, tukayihamagara kandi kumva. Ubwo buntu wahawe n'Imana, ushobora guhamagara Imana, Imana ikumva. Imana irangije ibwira Yeremiya ngo ntabaza ndagutabara, ngo nkwereke ibikomeye utabasha kumenya. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ndakubwira ngo icyo gihe Yeremiya yabonaga ko bitashoboka guhamagara Imana, ariko Imana iramubwira ngo ndifuza ko wampamagara, ntago njya nza iyo utampamagaye. Umva nkubwire inshuti yanjye, niba utegereza Yesu ko azaza ku buzima bwawe utamuhamagaye, aho ngaho uzategereza n'ibihe, ariko ntago azigeraza. Ariko icyo akeneye ni uko wavuga nawe ukatuzana akanwa kawe ugahamagara iyo Mana, ukayibwira ngo Mana ndagukeneye, Mana uyu munsi wa none ufite ikibazo kimeze gutya. Imana igahita ikumva ikagutabara. Haleluya. Niyo mpamvu nakubwiye ngo twasomye mu gitabo cya Yobu ibice 5 umurongo wawo wa mbere, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo hamagara noneho. Haleluya. Hamagara noneho. Yesu ashimwe cyane. Hamagara noneho. Uyu munsi wa none uhamagare noneho. Bya bindi byose uko wari umeze igihe gishize, uyu munsi wa none hamagara noneho. Hanyuma aratubwira ngo
hari uwagusubiza. Mbese wowe mu mutima wawe uribwira ko hari umuntu wagusubiza iyo uhamagaye? Haleluya. Ushobora guhamagara inshuti n'abavandimwe bakanga kugusubiza, ariko hari umuntu ushobora kugusubiza. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Jambo ry'Imana ratubwira ngo uwo mubera watabaza nuwuhe. Haleluya. Nuwuhe uwo mubera watabaza agahita kumva ako kanya? Ninde uwo muntu? Ninde watabaza ako kanya agahita yumva gutabara, agahita yumva ijwi ryawe, agahita yumva uburyo wamuhamagaye? Uwo muntu ninde watabaza? Nta wundi nshuti yanjye watabaza agahita kumva ako kanya usibye Yesu gusa, wa wundi wemeye agasiga ubwiza bwe n'icyubahiro, agasiga intebe y'icyubahiro, akemera kwambara umubiri, akaza hano ku isi kugira ngo abashe kuducungura. Haleluya. Umva nkubwire nshuti yanjye, hari Imana itwumva. Uwo Yesu iryo sina, uwo Yesu iryo sina iratwumva. Imana iratwumva igihe dutabaje, ikatwumva. Yesu akavuga ngo hari umuntu uri kumamagara ku isi, hari umuntu uri kumamagara hariya. Uyu munsi wa none ngomba kumwikiriza. Yesu ashimwe cyane. Ndakubwira uyu munsi wa none hari umubera ushobora gutabaza akagusubiza. Uwo nguwo ni uwuhe? Ni Yesu wenyine, Yesu w'i Nazareti. Uwo nguwo wapfuye akazuka. Uwo ngo ntushobora kukumva mu bibazo byawe, uwo ngo ntushobora kukumva mu bigaragazo byawe, ariko ari ushobora gutabaza inshuti n'abavandimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ushobora gutabaza inshuti n'abavandimwe bakabyanga, ariko hari umubera dushobora gutabaza akatwumva. Haleluya. Twasomye ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Marko ibice 10:46. Ijambo ry'Imana ratubwira neza ngo nuko ngo bagera i Yeriko, ngo akivana i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi cyane bari bamukurikiye. Hari abantu benshi cyane bari bamukurikiye, hari abantu benshi cyane yagendanaga nabo, ariko hari abantu bari bafite intego, hari n'abandi batari bafite intego. Hari abantu bari bazi icyo bakurikiye kuri Yesu Kristo. Haleluya. Hari n'abandi bari batazi n'icyo bamukurikiyeho, bakurikiye imigati kwirira, ariko hari n'abandi bari bafite objective. Hari n'abandi bari bafite intego, bazi ngo tumukurikiye kubera ko ari butugirire gutya, tumukurikiye kubera ko hari ikintu ari buduhereze. Haleluya, 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 haleluya. Reka nkubwire uyu munsi wa none ngo utangarize ineza y'Imana, mubwire uburyo ushobora guhamagara Yesu Kristo, ushobora guhamagara Imana ako kanya igahita kwitaba. Haleluya. Hari abantu bashobora kukubuza kwihamagara, bagakubwira ko waseze cyane kwihamagara buri munsi. Mbese uribwira ko uyu munsi nibwo ushobora kukumva? Umva nkubwire, ijambo ry'Imana rirambwira neza ngo asanga umwana wa Timayo ngo witwaga Baritimayo. Haleluya. ngo umusezi w'impumyi yicara iruhande rw'inzira. Haleluya. uyu Baritimayo umwana wa Timayo yari umusezi w'impumyi. Iwabo sinzi uko bari bameze, ariko we yahagararaga ku muhanda akicara agasabiriza. Uwamuhereza ibipapuro akakira, agashira amafuka akibwira ngo n'amafaranga. Uwamuhereza igitunda kiboze akacakira akakirya atakizi. Haleluya. uyu munsi wa none niko nawe umeze. Ibyo bari kuguhereza byose urabyakira kubera ko utari wareba ibyiza byawe biri imbere, kubera ko utari wagera ku byiza byawe. Mva nkubwire inshuti yanyu, mva nkubwire aya masari ikintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Aya masari ikintu Imana igiye gukora, ariko one condition, ugomba kwihamagara gusa. Hamagara iyo Mana. Nurebe ngo yaragutereranye, nurebe ngo wari umaze igihe mu bigeragezo, nurebe ngo wari umaze igihe mu bibazo, ariko ihamagare. Iyo Mana irakumva uyu munsi wa none. Ihamagare iyo Mana uyu munsi wa none. Irumva. Haleluya, haleluya. Ndakubwira neza uyu munsi wa none ko hari Imana iri gukumva uyu munsi wa none. Ijambo ry'Imana rambwira ngo Baritimayo yicaraga, yari umusezi w'impumyi. Kubera ko yari impumyi, buri muntu wese wamuzaniraga ibyo ashaka byose yarabyakiraga kubera ko atabizi. Ni nako nawe uyu munsi wa none ibyo bari kukusanira ukabyakira utabizi, ukabyakira kubera ko nta kuntu ufite wagira, ariko hari umuntu ushobora guhamagara. Umva nkubwire ngo Baritimayo yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari uje. Haleluya. Yesu w'i Nazareti aze ku buzima bwawe uyu munsi wa none. Nakubwira ngo Yesu w'i Nazareti aze ku buzima bwawe umunsi wa none. Umva nkubwire, ijambo ry'Imana rirambwira ngo yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari uje kubuza, ari uje atambutse, ngo aherako arataka cyane. Icyambere arataka,
mbese wowe ujya utaka iyo ugeze mu bigeragezo, mbese wowe ujya utaka ujya uhamagara nk'uko yabwiye Yeremiya ngo nabaza ujya utaka nawe, nabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye utabasha kumenya. Mbese nawe ujya ugera igihe ugataka, ujya ugera igihe ugahamagara Imana, cyangwa uricecekera ukibwira ngo Imana ngo izi byose ngo izabikora bya bindi by'abarokore. Ariko ndakubwira ngo hari Imana ishobora byose, hari Imana ishobora kugukiza, hari Imana ishobora kugutabara iyo wayitabaje. Haleluya. Jambo ry'Imana rambwira ngo arataka aratabaza cyane ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Avuga ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Haleluya. Ngo ataka ubwa mbere. Uva rero mva nkubwire nshuti yanjye, jambo ry'Imana rambwira ngo abantu benshi baramucaha ngo ahore, baramuca nkuko nawe ura n'ibigeragezo byinshi cyane. Igihe uri guhamagara Imana bakakubwira ngo ibyo uri guhamagara se ni ibiki, uri kujya gusenga bakakubuza, uri kujya gusenga ibiki, kujya guhamagara Imana yahe? Iyo Mana itakumva, iyo Mana uhura n'ibigeragezo ntigutabare, ni Imana yahe uri kujya gusenga? Abantu bakagucurira, abantu bakakuvuga amagambo, bakakubwira ibintu byinshi cyane, ariko uzamere nka Baritimayo, ntago yacogoye kwihamagara. Baritimayo akomeza ahamagara Imana, Baritimayo akomeza ahamagara Yesu w'i Nazareti. Baramucecekesha baramubwira Baritimayo reka guhamagara. Uri kumuhamagara se ntago agutambutse ari kukureba. Haleluya. Sagutambutseho. Umva nanjye nkubaza ikintu kimwe, Yesu igihe yatambukaga aho ngaho ntabwo yari ari kureba Baritimayo, si yamurebaga, ariko yamutambutseho aragenda. Icyo yarashaganike kugira ngo Baritimayo ahamagare, kugira ngo Baritimayo ahamagare. Iyo Baritimayo atari guhamagara, Yesu yari kwikomereza inzira, kuko yarazi ibibazo bye. Yesu se yarayobeye ibibazo bya Baritimayo, ariko aratambuka kugira ngo Baritimayo amuhamagare. Baritimayo ahamagara ubwa mbere ngo Yesu w'i Nazareti mbabarira. Haleluya. Ariko Yesu aramwirengagiza, ijwi yari yaryumvishe aramwirengagiza kwanza ubwa mbere. Yumve ko ari bucogore, yumve ko ari bucogore. Nshuti yanjye ntuzacogore guhamagara Imana, nshuti yanjye ntuzacogore guhamagara iyo Mana, kuko ifite ubutware n'ubushobozi. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyo Mana ishobora byose, iyo Mana ishobora gukiza, iyo Mana ishobora gukura ku cyavu ikicazanya n'ibikomangoma, iyo Mana ishobora guhumura impumyi, iyo Mana ishobora kuzura ibyapfuye. Haleluya. Yesu arangije aritambukira. Haleluya. Aritambukira. Baritimayo amaze guhamagara ngo abantu baramubwira ngo uri guhamagara umwigisha, yamaze kwita nose nago yagutambutse ari kukureba. Ijambo ry'Imana rambwira ngo ariko arushaho gutaka ati mwene Dawidi mbabarira. Arushaho gutaka, ntuzacogore, arushaho gutaka. Ataka ubwa kangahe? Ubwa kabiri. Mwene Dawidi mbabarira. Haleluya. Ngo mwene Dawidi mbabarira. Yesu arangije ngo aramwumva, Yesu arahagarara. Uyu munsi wa none Yesu ahagarare ku bwawe. Uyu munsi wa none ndagutangariza ngo Yesu ahagarare ku buzima bwawe. Uyu munsi wa none niba yarakwirengagizaga, warahamagaye ubwa mbere arakwirengagiza, ubwa kabiri ongera uhamagare kugira ngo ahagarare ku buzima bwawe uyu munsi wa none. Haleluya. Arabwiriza hanyuma ngo Yesu ahamagara, arababwira ati nimumuhamagare, nimumuhamagare. Haleluya. Ategeka babandi bamubwiye ngo abantu benshi cyane baramucaha ngo ahore, babandi bamuhojeje, babandi bamucecekesheje, babandi bamubwiye ko bitashoboka guhamagara Yesu, babandi nibo yakoresheje. Arababwira ngo mumuhamagare, mumubwire ngo aze, ndamushaka, mumubwire ngo aze. Haleluya. Bazagukenera, kuko babandi bose bakubwiraga ko bidashoboka, abo ngabo nibo Yesu azatuma azoherereza ku buzima bwawe, kugira ngo baze bakubwire ko Yesu ashoboye, kugira ngo baze bakubwire ko Yesu aguhamagaye. Haleluya. Ababwira ngo mumuhamagare aze hano. Ngo bahamagara impumyi, barayibwira bati humura, haguruka, araguhamagara. Umva, abantu bari bamubwiye ubwa mbere ngo ceceka, baramucaha, baramubwira ngo hora, ntabwo ari ukumvira guhamagara umwigisha ibiki n'ibiki. Ariko Yesu akimara gutegeka, Yesu umusore arategeka ku buzima bwawe. Yesu akimara gutegeka ngo bamuhamagare. Haleluya. Yesu akimara gutegeka ngo bamuhamagare, ngo barangije kugera iruhande rwe baramubwira ngo humura. Umva,
abantu umva nkubwire mu buzima bwawe, iyo Yesu yamaze gutegeka bazahindura n'amagambo bari bamaze kukuvuga. Iyo Yesu yamaze gutegeka ku buzima bwawe bazahindura n'amagambo yose bagendaga bavuga ku buzima bwawe. Reka uyu munsi wa none bahindura amagambo bavuze ku buzima bwawe. Reka uyu munsi wa none ubone igitangaza cy'Imana. Reka uyu munsi wa none bahindure ya magambo yose bagendaga bavuga ku buzima bwawe. Haleluya. Umva nkubwire, Jambo ry'Imana rambwira ngo haguruka ngo araguhamagara, nayo ita umwenda wayo irabaduka yegera Yesu. Umva, jugunya ibyo wari ufite nta mumaro. Jugunya ibyo wari ufite nta mumaro. Iyo umaze kugera kwa Yesu urabanza ukiyeza, ugakuraho ya myanda yose, ugakuraho bya byenda wirirwana, ugakuraho ya myanda yose wirirwamo, ukureho iyo myanda yose. Yesu araguhamagara uyu munsi, haguruka uze umukurikire, haguruka abashe kukuruhura, abashe kugukuraho ibyo bibazo n'ibigeragezo byose, abashe kugukuraho. Haleluya, haleluya, haleluya. Agukureho ibyo bibazo byose wahuye nabyo. Haleluya. Jambo ry'Imana arambwira neza ngo Yesu nayo ita umwenda wayo irabaduka yegera Yesu. Ngo Yesu arayibaza ati, urashaka ko nkugirira nte? Amen. Uyu munsi wa none urashaka ko Yesu akugirira nte? Vuga icyo ushaka nonaha Yesu agikore ku buzima bwawe. Urashaka ko mugirirane? Urashaka ko Yesu agirane ku buzima bwawe? Bartimayo ntabwo yarebye amazu. Iyo ari gusaba amazu akavuga ngo Mana data Yesu Kristo ndashaka umereze inzu, kuko azi ko iyo nzu ntabwo yari kwireba. Icyo yifuzaga nuguhumuka kareba, kuko iyo uri impumyi ibyo baguhereza bakuzanira ni byinshi cyane utari kureba. Abaguhereza ibipapuro ashobora kuguha niyo nzu utayireba, ashobora kuguhereza n'amafaranga utazi kuyabara, wagenda kugura bakakugarurira amafaranga make kandi watanze menshi. Ibyo byose Bartimayo umutwe uracanga, aravuga ngo ntabwo nifuza amafaranga, ntabwo nifuza amazu, ntabwo nifuza amazahabu, icyo nifuza ni uguhumuka. Haleluya. Aramubwira ngo data ndashaka gukira. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndashaka guhumuka gusa, nico nkeneye. Data ndashaka guhumuka. Hanyuma Yesu arayibwira ati, igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka amukurikira mu nzira. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana ku buzima bwawe nakuzaniye umunsi wa none riravuga ngo hamagara. Bartimayo nkuko yahamagaye, arahamagara, ijwi ry'Imana riramwumva. Yesu aramwumva, araza aramuhumura. Uyu munsi wa none Yesu akugenderere. Uyu munsi wa none Imana ikugirire neza. Uyu munsi wa none Imana ibane nawe. Data ndagushimiye kuri umukozi w'umuhanga, ndagushimiye kubwira ijambo uyu munsi wa none tuganiye. Data wera, reka iri jambo rigire icyo rikora. Mana ishobora byose ritubera impamba n'urwego kuzatugeza iwawe, kandi ugendere n'inshuti n'abavandimwe n'abandi bose bumvishira ijambo. Mana ishobora byose n'umuntu wese uri, Mana ishobora byose uri buri partage ahandi hantu hirya no hino, Mana umuhereze umugisha. Uri buri fungura ryumve umuhereze umugisha. Uri bu liking umuhereze umugisha. Data uri bukore subscribe umuhereze umugisha. Mu izina rya Yesu Kristo iri jambo rigira icyo rikora ku mitima y'abantu benshi cyane. Ndakwingize Data wera, kandi ndishimye kuri Imana ikomeye kandi Imana igira neza. Uyu munsi wa none Data watugiriye neza, ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen. Murakoze cyane, mwari muri kumwe na ARSENE Benge, nkaba nari umutumirwa ku Ijuru Ririho TV. Imana ibagirire neza. Murakoze.